Yesu ari ku musaraba yumva nejejwe nubwo yari mu misuma, nubwo yari mu mubabaro yumva nejejwe nuko hari umuhamije yuko ari umwami. Bene data mukurikiranye iyi channel Urakenewe Tv, tugiye kuganira amagambo y'Imana ari hano mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, gice ni cya 20. Turasoma duhereye ku murongo wa 11 tugeze 18. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice ni cya 20, turasoma ku murongo wa 11 kugeza 18. Kadusome. Ariko Mariya yarahagaze ku gituro arira, akirira runama arunguruka mu gituro, abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego undi ku mirambizo, aho hantu aho intumbi ya Yesu yari yarashyizwe. Baramubaza bati, mugore urarizwa n'iki? Baramusubiza bati, nuko bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati, mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati, mutware, nimba ari wowe umujyanye ahandi, mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati, Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho, kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo njya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari wo so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Mariya Madagarina aragenda abarira abigishwa inkuru ati, nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yabwiwe. Amen. Bakunze mukurikiranye iyi channel Urakenewe, tugiye kuganira amagambo y'Imana. Njyewe ugiye kuganira namwe nitwa Moise Habubu, ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 4. Ikindi nsengera muri ADPR, nsengera muri paruwasi ya Masaka mu karere ka Kicukiro. Nimero zanjye ni 078852400612. Wagira icyo mbaza. Murakoze. Remwe umutwe w'ijambo ravuga ngo ikintu kikuriza cyari cyo cyose cyamarwa nuko wabonana n'umwami Yesu. Mbibutse ko ubu buzima turimo abantu benshi bari kurira. Hari abari kurizwa nuko badafite aho baba, hari abari kurizwa nuko bahombye, hari abari kurizwa nuko bapfushije, hari abari kurizwa nuko bibwe ibintu bitandukanye, hari abari kurizwa n'uburwayi. Abantu bose bari kurira mu buryo butandukanye. Hari abana bari kurizwa nuko ababyeyi babo babanze, hari abari kurizwa n'inshuti zabo zabahemukiye, hari abari kurira kubera yuko bacuruzaga barangiza bagahomba. Yewe hari n'abandi bari kurizwa nuko bari mu icuraburindi ry'ibyaha, bagatekereza ko muri ibyo byaha nanone bashobora gupfiramo barimbutse. Ariko hamwe n'abarira bose ndagira ngo mbatangarize ko nta kindi cyakumara ayo marira keretse umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Ayo ni amakuru twamaze gusoma hano muri uru rwandiko, nako muri iki gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza. Mbibutse ko aya ni amakuru ya Yesu. Yesu uyu nguyu byari ngombwa ngo aze ku isi, kandi kuza ku isi yari afite misiyo yo kuducungura. Reka mbabwire ko yaciye mu nda y'umugore, kandi isezerano rya kera ritwereka Yesu cyane uburyo yabanye n'Abisiraheli hariya ku nyanja. Niwe wagaragaye mu nkingi y'igicu, yewe niwe Mana iva mu ijuru yashushanyaga. Uyu Yesu tugiye kuvuga ahangaha niwe rutare Abisiraheli batatse rukavamwo amazi. Uyu Yesu kandi niwe wagaragaye mu itanura ry'umuriro, ubwo Nebukadineza yavuga ngo twajugunyemo 3, ariko ndabona ishusho y'uwa 4 irasa n'umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu Yesu yagiye agaragara mu bice bitandukanye nk'umutabazi. Imana ishimwe cyane. Iki rero cyari igihe yarageze ku rwego agiye gucungura abantu ku mugaragaro. Misiyo yamuzanye yarangiza akayisohoza.
ariko reka mbibutse ko uyu yarafashwe afatwa bujura, bamujyana mu nkiko. Mbibutse ko ukuri kubivuga baramutanze, bamutanga bagaragaza ko ari umunyabyaha, ariko wabireba ugasanga nta cyaha yari yarakoze, kuko yavugaga ubutumwa, yavugaga Imana, kandi akavuga ko yatumwe n'Imana, akavuga ko ari we Kristo, akavuga ko ari we wenyine nzira. Ibyo bintu byababaje abantu batandukanye, abatambyi, abami bari bari icyo gihe, biba ngombwa yuko bamuhagurukira, kandi niko ibyanditswe byavugaga ko agomba guhanwa mu maboko y'abagome. Yesu yageze yivugira ngo igihe kizagira abafata umwungeri intama zitatane. Mbibutse ko bakimara kumufata bamujyanye, hari abantu bagiye, abigishwa baragenda, ariko na Petero wari wabivuze nawe igihe cyarageze, murabizi ukuntu byaje kugenda, aramwihakana. Ibyo simbitindaho cyane, ariko reka mbatangarize, Mariya uyu nguyu yaramukurikiranye mu nkiko. Mariya baragendana ndetse na Yohana, kugeza ubwo batangiye kumukubita yararebaga, bamugirira nabi yararebaga. Nimba hari umuntu wagize agahinda gakomeye, reka mvuge kuri uyu Mariya. Mariya uyu nguyu icyambere yari yaramunyuze mu nda, ikindi cya kabiri yamwitaga umwami. Byari birenze kumwita umwami, kumwita umwana we, yamwitaga n'umwami. Imana ishimwe cyane. Mariya yarazi agaciro ka Yesu, Imana ishimwe cyane, inshuro utabara. Bibiliya iratubwira ngo bamukubita areba, bamushinyagurira areba, bamubamba areba, bamucunaguza areba, bamutesha agaciro areba. Uyu Mariya yarize amarira menshi, ntawo kumuhoza wari uhari, nta mutambyi wagombaga kumugirira impuhwe, ikindi nta mutegetsi wari icyo gihe wagombaga kumugirira impuhwe, nta n'umuntu wo hirya no hino wagombaga kumugirira impuhwe. Mariya yararize arihanagura, ararira, arongera ararira, arihanagura, agera ku rwego amarira ashiramo, arakomeza arashinyiriza, kugeza ubwo bamuteye icumu areba, kugeza ubwo bamubambye, bamuteraguye imisumari areba, bamugirira nabi areba, bamucira amacandwe. Mariya yararebaga, yahangaga amaso imibabaro y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndetse na Yohana wa mwigishwa yakundaga, nawe yararebaga, yaritegerezaga, ntabwo bamuvanyeho amaso. Ndagira ngo mbabwire, bamwe barebaga Yesu, bamureba, bamucunaguza, bamutesha agaciro, ariko Yohana yamurebaga nk'umwami. Imana ishimwe cyane. Uyu Mariya akamureba nk'umwami. Imana ishimwe cyane. Bamurebaga gutandukanye nk'uko abandi bagiraga gute, bamurebaga, barakomeza barareba, kugeza igihe Yesu ku musaraba amare kuhagera. Murabizi ko hari ibitangaza byahabaye. Igitangaza cya mbere nuko haje ubwira kabiri. Ikindi murazi neza ko mu rubavu rwe havuyemo amazi avanze n'amaraso. Muribuka wari uhumye ijisho, amuguye mu jisho, ako kanya ijisho rirahumuka. Cyo ni igitangaza, aravuga ati mu by'ukuri ko uyu yari umwami. Imana ishimwe. Mbibutse amagambo 7 Yesu yavuze ku musaraba, ntibuvuge yose. Ijambo rya mbere, igisambo kimwe cyaravuze ngo ati dore nturi umwana w'Imana, wakijije abandi natwe dukize. Ariko ikindi cya kabiri kiravuga ati no kubaha Imana ntabwo yemera, ati twebwe turazira ibyo twakoze, ariko uyu ni umuziranenge, nta cyaha yakoze. Yesu ari ku musaraba yumva nejejwe, nubwo yari mu misuma, nubwo yari mu mubabaro, yumva nejejwe nuko hari umuhamije yuko ari umwami. Yesu aramuhindukira aravuga ngo ati dore kuko igisambo cyari kimaze kumuhamiriza, kiravuga ngo nugera mu bwami bwawe uzanyibuka. Yesu aramuhindukira aravuga ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo. Imana ishimwe cyane. Yesu ari ku musaraba, nubwo yari mu mibabaro, ariko yakinguye paradizo y'umuntu umuhamije. Imana ishimwe cyane. Ako kanya mbere yuko abandi bose bayijyamo, igisambo cyayigiyemo bwa mbere. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire, ijuru rirahari, ariko tuzarijyamo kubwo guhamya. Kandi nagira ngo mbabwire, ibi bisambo bibiri birashushanya itorero rya none. Harimo abantu bihakana Yesu, kandi bari hafi y'umusaraba. Hafi y'umusaraba ni muri korali, hafi y'umusaraba ni mu gipasitori, hafi y'umusaraba ni guhanura, hafi y'umusaraba ni ugutanga amaturo, ni ukudiyakona, ni ugukora imirimo y'idini. Aho ngaho ni hafi y'umusaraba. Ariko umwihakana ryari nubwo uri hafi y'umusaraba, cya gihe ubikora ubivanga n'ibyaha, ugasambana, ugatukana, ukagira amoko, ukangana, ukagambana, ubu mwihakana.
ariko tugira abandi bari mu gipasitori bavuga ati Yesu turacyakwemera, ntituzaguharika, ntituzakubangikanya, nubwo inzira yaza, nubwo twagumbahara, nubwo twagira ibibazo, nubwo twagira amakuba, gahunda yacu ni ukukubahisha, ntabwo tuzakubangikanya n'ibyaha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndumva nongeye gufashwa n'umwami Yesu. Ndagira ngo mbatangarize, byari byaravuzwe n'umuhanuzi Yesaya yuko ngo nta gufwa rye rizavunika. Igihe cy'isabato kirimo cyegereza, ribuka ko bagiye kureba ngo nibarangiza bavune, kubera ko bashaka kuvunagura amagufa, barangiza bakajya gushingura batari bashira mu mwuka, ariko ngo bagere kuri Yesu basanga yamaze guca. Imana ishimwe cyane. Aho simpatinda, reka mabwire, Mariya yari akimuhanze amaso, Yohana yari akimuhanze amaso. Imana ishimwe cyane. Kandi ibyo byose byakorwaga na Yesu yarabirebaga, yarebaga Mariya akareba Yohana, kugeza igihe bagiye bajya gushingura Yesu. Reka mbatangarize, baramushinguye, bamumva ikorogoshoye, barafunga, bazana abasirikari babashyira aho ngaho. Uyu ni umutekamitwe, yavuze ko ku munsi wa gatatu azazuka. Bazana abasirikari b'abahanga babitojwe, babashyira aho ngaho, ati turebe kazazuka, turebe ahantu azaduca. Imana ishimwe. Ariko Yesu yagiye mu mva, kandi ntabwo yagiye mu mva ari Yesu wabambwe gusa, ari Yesu ujejeta, ari Yesu w'imibabaro w'ingorane, yamanutse agiye gukora icyo agomba gukora. Ntabwo yegeze aryama mu mva nk'umunyamubabaro, oya, yaramanutse agiye mu kazi. Imana ishimwe cyane. Kigera ikuzimu baviriwe n'umuco mwinshi, aragenda asanga abo bita abanyamutunzi, n'abantu bapfuye batizeye. Arangiza abacira urubanza, aravuga ati mwebwe mwanze kumvira amategeko, mwanga kumvira abo nashyizeho, nimuhame aho ngaho. Arangiza aragenda asanga abandi, arababwira barimo ba Yeremiya, abandi barimo ba Aburahamu bamuhamije, arababwira ati mwebwe mwampamije kuva kera, muramvuga, ninjye mwavugaga, naraje rero, mwebwe nimwimuke, ngomba kubimura nk'abajyana. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbatangarize, tugere kuri Mariya cyane. Ku munsi wa gatatu, ngo Bibiliya iratubwira ngo habayeho igishitsi cyinshi, ngo kuko marayika w'umwami Imana ngo yaramanutse avuye mu ijuru, arangije abirandura igitare. Si ukukibirandura ngo arangije akicaraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icyambere yarakibiranduye. Abahanga bavuga ngo iki gitare cyapimaga tone 3. Ntabwo byari byoroshye. Imbaraga zikimanuka, habayeho umushyitsi. Aho ngaho niho abasirikari bikubitiye hasi, mu rwego rwo kumuha sariyoti nk'umwami w'abami, bikubise hasi. Igitare nacyo mu rwego rwo kubaha Yesu kirakinguka. Imana ishimwe cyane. Bivuga ngo ubwami bw'Imana iyo bumanutse, bundi bwami bwose burubama. Nta bundi bwami bukomeye ku isi bwaruta Imana yo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana mu bwami irakomeye, ifite ingabo zikomeye, ivuga amagambo akomeye, yivuze nta muntu yivuguruza izina ry'Uwiteka ntihabwe icyubahiro. Pawulo yaravuze kuziha imbaraga, aravuga ngo hari imbaraga Imana yari yarisigarije, ngo yazitanze ubwo yazuraga umwana wayo. Imana ishimwe cyane. Ariko Pawulo aravuga ngo izo mbaraga nizo Yesu yahaye itorero, izina ry'Uwiteka ntihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyazuye Yesu twiringiye ko izatuzura. Iyazuye Yesu niyo yatuzura benda kutwica no kutugira nabi. Iyazuye Yesu niyo yadukura mu menyo ya rubamba. Imbaraga zo kuzura n'uyu munsi ziracyatuzura imbere y'abagome, imbere y'abadayimoni, imbere y'abazimu, imbere y'abapfumu, imbere y'abakonikoni, imbere y'abatugambanira, imbere y'abatwica tugenda. Hari imihango badukorera yo kutwica, ariko izi mbaraga ziyazuye Yesu ziracyari mu itorero, ziracyazura bera. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Oh haleluya. Bibiliya iratubwira ngo muri icyo gihe ngo Yesu amaze kuzuka yagombaga kwihuta akajya gutanga raporo yuko amaze kuzuka, kuko yacunguye ubugingo bw'abari icyo gihe n'abazabaho kera. Yagombaga kujya kubivuga byose akabirangiza. Ariko Yesu yibaza kuri Mariya cyane, kuko Mariya yatinze aho ngaho, yatinze ku musaraba, kugeza ubwo no kumva akomeza hasirikira hazenguruka, havuga ati yo umwami wanjye, yo umwana wanjye, ni ibiki? Ngarangije azinduka kare kare
azanye ibihumura neza. Yesu arabyitegereza aravuga ati ntabwo najya gutanga raporo ntaramara agahinda Mariya. Mariya yarakagize igihe kinini, yarantegereje. Reka mbabwire ko Yohana we yacitse intege aragenda, ariko Mariya atinda kumva ya Yesu cyane. Akandi icyo gihe yahazanye ibihumura neza. Igihe Yesu yazukaga, azuka Yesu ava mu mva, Mariya ari aho ngaho. Yesu arabyitegereza abaretse kugenda, abamwihisha aho ngaho, azanye ibihumura neza. Ngasanga igitare cyakuweho, ngarangije ngacitegereza, abona imvura arangaye, ngagira ubwoba. Ajya kubibwira Petero na Yohana ati nimuze murebe. Ngo baza birukanka, ngo barangije barahagera, ngo baritegereza mu mva, ngo babona icyo bita ibitambaro gusa, ngo barangije ngo basubireyo barigendera. Ariko Mariya ngarongera ararunguruka, ngabona ibitambaro, ngarangije abona abamarayika. Imana ishimwe cyane. Abandi icyo babonye ni ibitambaro, barirukanka. Nta kindi bagiye kuvuga, bavuze yuko Yesu bagize gute yazutse, wenda bakaba bamwibye, cyangwa se Yesu hari ukundi byagenze. Ariko Mariya we yabonye abamarayika. Icyaka birabona n'imyenda. Imana ishimwe cyane. N'abantu babiri batandukanye, ngo ndetse ngo bikomeje, ngo mu kanya gatoya ngo Yesu aza kwiyereka Mariya kubwo gutinda aho ngaho. Arangije aramubwira ati yewe, ati mu kanya Yesu yigaragaza nk'umurinzi w'agashyamba, ngo Mariya mubona nk'umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati mugore, urarizwa n'iki? Urarizwa n'iki? N'igihe kikuriza? Ati dore ntabwo nkiri mu bapfuye, ndi muzima. Ariko ubwo butumwa yabanje kubibwirwa n'abamarayika. Kandi nagira ngo mbabwire, abo ngabo ba Petero na Yohana ntabwo begeze bavugana na marayika ngo batangarizwe ko Yesu yazutse. Ndagira ngo mbatangarize, hari abantu tugira mu itorero babonye Yesu agace kamwe, bakibwira, babonye umubatizo bibwira ngo byarangiye, babonye babahaye igaburo bibwira ngo birashize, babonye babagize abadiyakoni, babagize abapasiteri bagira ngo birashize, birukanka nibyo, ariko ntabwo bari babona umwami Yesu. Ariko turashimira Imana, hari abandi nubwo bafite impano, nubwo bafite ibikomoka kuri Yesu, ariko Yesu mwenyewe baramugendana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo bagendana ibitambaro. Ibi bitambaro reka tubivuge nk'imihango ikorerwa mu idini. Byose byitirirwa Yesu. Hari abantu bibitseho imisaraba, hari abantu bibitseho ubudiyakoni, hari abantu bibitseho ibintu bitandukanye byo mu idini. Biriya ni ibitambaro kandi byose birashushanya Kristo. Ariko hari abandi barenze kuba barabonye ibitambaro byo mu idini bitandukanye, ariko babonye Yesu mwenyewe, bafite kuvuga Yesu. Imana ishimwe cyane. Yesu utavangura amoko, Yesu utari umugome, baramufite, bafite gusa nawe, bafite ingeso ze, ntibirukankanye ibitambaro, ahubwo Yesu barivuganiye. Imana ishimwe cyane. Aho niho Mariya yakuye ubutumwa bumubwira ati wirira, ushaka ntabwo akiri mu mva, ahubwo yamaze kuzuka. Genda ujya kubibwira abigishwa, babwire ko tuzabonanira i Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire, yari yazanye ibihumura neza. Dore ikintu cyatumye Yesu anezerwa ni ibihumura neza. Tugira abantu batazi gushaka ibihumura neza, byatuma Yesu abiyereka. Ashobora gusenga imyaka n'imyaniko, akajya avuga ngo arakijijwe, ariko Yesu atari yamwiyereka kubera ko nta bihumura neza. Muri iyi minsi nta mibavu, nta maparufe, nta bindi. Ibyo naho wabizana ntabwo byatuma Yesu akwiyereka. Ayo mahirwe ya Mariya ntabwo twayakoresha muri iki gihe. Twebwe icyo bidusaba, bihumura neza bya mbere byatuma Yesu akwiyereka ni ukwera imbuto. Bihumura neza bya kabiri ni ugusenga. Bihumura neza bya gatatu ni ugukiranuka. Bihumura neza bindi ni ukwizera, ni ukugira urukundo n'ibindi. Tugira abantu batebatyo, batagira ibihumura neza, bahora basirikira mu idini. Reka mvuga kumva Yesu aho ngaho, reka magereranye no mu idini, amadini n'amatorero tubarizwamo. Tugira abantu bahasirikira ariko batagira ibihumura neza. Tugira abantu birukankana ibitambaro ariko batari babonana na Yesu. Ntabwo abantu bose ko buzuye urusengero ariko babonye Yesu. Hari ababonye iby'idini babahaye imirimo mu itorero bagira ngo ni Yesu babonye, ariko tugira abandi bahawe kuba mu idini bagakora iby'idini baramaze kubonana n'umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro. Haleluya. Ndagira ngo mbatangarize, Mariya yahawe ubutumwa bwo kujya kubwira abandi b'abanyabitambaro. Rababwira tumva, mwebwe mwabonye ibitambaro, ati dore nabonye umwami Yesu, nimuhumure yazutse, agiye gutanga raporo ngo kandi muzabonanira i Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Wowe udukurikiranye kuri icano, shaka Yesu.
Yesu akwiyereke. Nurangiza ujye kubwira ba bandi nabo bagenda ukundi kandi bavuga ngo ni abantu b'Imana, bavuga ngo ni abarokore, ubabwire Yesu muzima, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire, tindana n'Imana, shaka Imana, haguruka mu bihumura neza. Ibyo ngibyo bizatuma Yesu agira gutakwiyereka. Ndagira ngo nkutangarize, agahinda Mariya yari afite amaranye igihe kamazwa nuko yabonye inkuru nziza, abona umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bikuriza, hari intambara, hari amakuba, wapfa karindwi byakubabaza ndetse ukazarinda urimbuka udahinduye uburyo ngo ushaka ibihumura neza. Hagarara ufite ibihumura neza nka Mariya. Nugurira, hari kwibuka kuzana ibihumura neza, kiranuka, iri imbuto zikwiriye abihannye, itandukanye n'ibya, we kuvanga amasaka n'amasakaro, we kukwanga ngo wangane, we kugambana, we kwivanga, we kuba umunyedini. Hagurukana ibihumura neza, kiranuka, izere, tandukana n'abantu, ca mu bantu nka wa mugore wa wundi wavaga yarangiza agaca mu bantu. Ndagira ngo mbatangarize, abantu bari hanze tugomba gucamo kugira ngo tubone Imana. Abo ni abanyamadini dufite muri no minsi ya none, ni abanyagasuzuguro, ni abibone, ni abirata imyaka mu itorero, ni abitwara ukuntu bibwira ko hari ibyo bari byo. Bene abo ngabo iyo bakubona urimo ushaka Imana bashobora kukuzimya. Ariko umudamu yari afite uwakurikiye, kandi hari igihe abo bantu bashobora kukurimita utabaye maso. Ariko umugore aravuga ati nubwo ari uruhumbira jana, ariko intego mfite ni ukumukoraho. Imana ishimwe cyane. N'ubugingo n'ubu rero icyitegererezo kirebe kuri Mariya. Nubwo bari bagiye, ba Petero bagiye, ba Yohana bagiye, abigishwa bagiye, n'abandi bose bagiye, ariko Mariya yari akiri hafi. Umva, witekereza ku bagiye, kabone nubwo bagiraga imirimo ikomeye mu idini, kabone nubwo bagusengeye ugasubizwa, kabone nubwo bakoze ibitangaza, oya, wowe komezanya n'ibihumura neza. Erekeraho Yesu ari. Yesu azakwiyereka. Ako gahinda ufite, Yesu azakwiyereka. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Wiyeretse Mariya, n'uyu munsi arikiyereka abarwayi, arakiyereka abakene, abari ku cyavu, abari mu ntambara, abafite amakuba, abafite ingorane. Afite gahunda yo kuza zirangize. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Kandi igihe tugezemo arabiza, bari gusirikira, abamushakana umwete bazamubona. Igihe turimo n'ukwiyereka bene abo. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Wowe urira, wowe ubabaye, wowe ufite agahinda, wowe wabuze ukugira, gumana ibyo bihumura byawe neza. Bazabigutukira, bazabigukwena, bazavuga ngo warahenetse, bazagutesha agaciro, ariko ntugacike intege. Guma aho ngaho. Aho ngaho baguciriye intege niho umwami Yesu ari kugira ngo akwiyereke. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Nyamara abo bakukwena ntibegeze bamubona, babonye ibitambaro gusa. Abo banyabitambaro bo guca intege, ahubwo guma aho ngaho. Yesu araje kwiyereke. Si abamarayika gusa, na Yesu muzivuganira. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Amen. Ndashoje, reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye cyane kuri yicano yuko ufite gahunda yo kwiyereka abantu barizwa n'ibintu bibariza bitandukanye. Mwami Imana y'amahoro, sengeye abagabo barira, ababyeyi barira, kandi baraho ukwiye kubiyerekera, bafite ibihumura neza, bafite kwera imbuto nk'uko twavuze, bafite gusenga, bafite kukwizera, bafite kwihangana, bafite kwitandukanya n'ibidafite umumaro, bafite kutakubangikanya, ariko ibihumura neza akaba bifite. Yesu biyereke. Iyereka abarwayi bameze gutyo, iyereka abafite ibihanda bameze gutyo, iyereka abafite ibigeragezo bameze gutyo. Ubarwanirire, ubatandukanye n'izo ngorane zose. Ukuwiyeretse Mariya, abariko wirekana abanyarwanda bameze batyo, n'abandi bari muri Aziya, abandi muri Amerika badukurikiye, urakoze kubyumvishe, urakoze ko witeguye kugira abantu neza. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bakunzi, mwari mukurikiranye ubu butumwa bwiza kuri Urakenewe TV. Ndagira ngo nongere mbabwire ko nimero yanjye ni 0788 524 0612. Imana y'amahoro ibahana n'umugisha, iduhana n'umugisha. Amen.